Mugire icyumweru cyiza abakristo bavandimwe. Yezu Kristo akuzwe. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Turahimbaza umunsi mukuru w'abatagatifu bose kuri iki cyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia C. Mu rwego rwo guha abakristo benshi amahirwe yo kwitagatifuza, Kiliziya umubyeyi wacu iri mu Rwanda yagennye ko kuri iki cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11 hajya hahimbazwa umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Ubusanzwe muri Kiliziya y'isi yose wizihizwa ku ya mbere Ugushyingo, ariko kubera ko atari umunsi w'ikiruhuko mu Rwanda, abashumba ba Kiliziya yo mu Rwanda bagennye ko uyu munsi uhimbazwa kuri iki cyumweru cya mbere cyo kwa 11. Ibi bifite ishingiro kandi byashimisha uwemera wese, kuko ntawe ukwiye guhezwa mu birori byo guhimbaza icyo yaremewe ndetse n'iherezo rye. Twaremewe kuzajya mu ijuru, ni ukuvuga ko twaremewe ubutagatifu, kandi ni nabwo tuganaho, aho duhamagariwe twese kuba intungane n'abatagatifu nk'uko Data Imana uri mu ijuru ari nyir'ubutagatifu atunganye. Tubisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5:48. Abatagatifu ni bantu ki? Ese babaye kuri iyi si kimwe natwe? Ese bashingiye kuki kugira ngo bitwe abatagatifu? Amasomo yo kuri uyu munsi mukuru w'abatagatifu bose arabitunyuriramo neza. Amasomo matagatifu. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Intumwa umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugera ku wa 4 n'umurongo wa 9 kugera ku wa 14. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Intumwa. Jyewe Yohani ndongera mbona undi mumarayika uzamuka ava iburasirazuba afite ikashe y'Imana nzima. Avuga mu ijwi riranguruye abwira ba bamarayika 4 bari bahawe ububasha bwo kugirira nabi isi n'inyanja, ati muririnde kugira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti, mbere yuko turangiza gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu. Nuko numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso, abantu 144 bo mu miryango yose y'Abayisiraheli. Nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura, baturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya Ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Bakavuga mu ijwi riranguruye bati ubucunguzi n'ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa Ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakambwe na bya binyabuzima 4 bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati Amina. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha n'iby'Imana yacu uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amina. Umwe mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ataba abantu bambaye amakanzu yererana ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti shobuja niwe wabimenya. Nawe arambwira atabavuye mu magorwa akaze, bamesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya Ntama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 23. Dore imbaga itabarika y'abagushakashaka, isi ni iy'Uhoraho hamwe n'ibirimo byose, yose niye hamwe n'ibituyeho byose. Niwe wayitendetse hejuru y'inyanja, anayitereka hejuru y'inzuzi ubutayegayega.
ninde uzazamuka ku musozi w'uhoraho maze agahagarara ahantu he hatagatifu? n'ufite ibiganza bidacumura n'umutima usukuye, ntararikire na busa ibintu by'amahomvu. uwo azabona umugisha w'uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana umukiza we. bene abo nibo bagize ubwoko bw'abamushakashaka, bagashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. dore imbaga itabarika y'abagushakashaka. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Ibaruwa ya mbere ya Yohani. Nkoramutima zanjye, nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze, kugeza n'aho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenye Imana. Nkoramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragaza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari by'ukuri. Umuntu wese kandi umufiteho ayo mizero arisukura nk'uko nawe ari umuziranenge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu ya Yezu Kristo turayisanga kwa Matayo, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugera ku wa 12. Muri icyo gihe Yezu abonye ikivunge cy'abantu aterera umusozi, aricara, abigishwa be baramwegera. nuko araterura arigisha, ati hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari yabo. hahirwa biyoroshya, kuko bazatunga isi ho umurage. hahirwa bababaye, kuko bazahozwa. hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota, kuko bazahazwa. hahirwa abagira impuhwe, kuko bazazigirirwa. hahirwa abakeye ku mutima, kuko bazabona Imana. hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari yabo. murahirwa niba batuka bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose ari nge babahora. nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Inyigisho mwayiteguriwe na Padiri Tadeyo Nkurunziza, umusaseredoti wa Diyoseze ya Nyundo, muyisomerwa n'undi musaseredoti. Bavandimwe, umunsi mukuru w'abatagatifu bose ufitanye isano n'icyumweru cya Mashami. ubwo Yezu yinjiraga mu murwa mukuru wa Yeruzalemu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, imbaga yari yaranyuzwe n'imigati n'amafi yatubuye ndetse n'ibindi bitangaza yamwakiriye koko nk'umwami. abana, urubyiruko, abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza, nta n'umwe watanzwe mu kwakira Yezu nk'umwami wuje ikuzo. umwe yamutije icyana cy'indogobe agendaho nk'umwami w'amahoro, abandi basasa ibishura byabo, abandi barambura imyambaro yabo mu nzira, ari nako bahanikira icyarimwe ngo nahabwe impundu umwami uje mu izina rya Nyagasani, hozana, amahoro mu ijuru n'ikuzo mu bushorishori bwaryo. ariko iyi mbaga yari ikiri kure y'ubutagatifu, kuko yari itarahura byuzuye na Yezu. yo yemeraga Yezu nk'uje gushinga ingoma ya cyami ishingiye ku gisirikare cy'inkazi cyo ku isi, ku mbaraga z'amaboko ya muntu ndetse no ku ntwaro z'intambara. bari bataramenya neza Yezu ari we,
kuko bamwiyumvishaga nk'umunyamaboko ubavumbutsemo uje gutsinda ruhenu ingoma y'abaromani yari yarabakoronije imyaka n'imyaniko. Yezu ntiyatereranye iyo mbaga mu myumvire yayo mikeya. Nubwo mu kanya iyo mbaga twayibonye imuvugiriza impundu ngo hozana nasingizwe, mu kandi kanya twayibonye ivuga ngo nabambwe. Yezu yiyemeje kuyicungura, maze abemeye kwigishwa nawe no kumwakira, Yezu yabashyizeho ikimenyetso. Nicyo kimenyetso twumvise mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Abo bashyizweho ikimenyetso, maze koko kuva ubwo bitwa abana b'Imana, batabikesheje kuvuka bisanzwe by'umubiri, ahubwo babikesheje ivuka rishya ryagenwe n'Imana, ari ryo twita batisimo. Tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 13. Abashyizweho ikimenyetso cya batisimo nibakomera ku isezerano ryayo, bazinjira mu ngoma y'ijuru bibanire n'Imana ubuziraherezo. Abo bantu bashyizweho ikimenyetso cy'umukiro ni benshi cyane. Mbese twavuga ko ari ya mbaga yo kuri mashami yakuze, igaba amashami mu bwiza no mu bwinshi, mu kwemera no mu kwizera. Abashyizweho ikimenyetso cy'uburokorwe baturuka mu mahanga yose, mu miryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose. Ni imbaga umuntu atashoboraga kubarura. Bamwe muri bo bavuye muri ubu buzima, maze kuko banogeye Imana bagororerwa kwakirwa imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama w'Imana Yezu Kristo. Mu byishimo birenze ibyo twakwiyumvisha kuri iyi si, bagitunguka mu ijuru, bahise bikiranya amajwi, bashengerera imbona nkubone ntama w'Imana, bamuhunda ibisingizo, bati koko ubwami n'ububasha n'ikuzo n'ibyawe Nyagasani, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Koko Yezu akwiye gusingizwa no gushengererwa. Niwe wenyine utunganye, niwe wenyine usumba byose, hamwe na Data na Roho Mutagatifu. Niwe kandi isoko y'ubutungane, kandi cyitwa igitagatifu cyose niwe gikomokaho, kikamushingiraho. We wenyine ubeshaho byose kandi akabitagatifuza. Yewe niyo duhimbaza ibigwi n'ubutwari by'abatagatifu, tuba turimo guhimbaza ingabire za Yezu muri bo. Iyo dukoresheje neza ingabire za Yezu, maze tukagororerwa ijuru igihe tuvuye muri ubu buzima, ni ingabire ze bwite aba yihereye igihembo. Uyu munsi mukuru w'abatagatifu bose ni indunduro y'indangakwemera y'abakristo. Kuva ku ntumwa z'ikubitiro za Yezu gukomeza mu bakristo b'ibihe byose kugeza ubu, Kiliziya ihamya ukwemera kwayo igira iti nemera n'urusange rw'abatagatifu, nuko abantu bazazuka bakabaho iteka. Koko rero Kiliziya ikiri mu rugendo niyishime kandi nezerwe, kuko abatagatifu bose uhereye kuri Bikira Mariya bunze ubumwe aho baganje mu ijuru, bashengereye Imana ubutaretsa. Bene abo bitwa abahire, kuko mu buzima bwabo bwo ku isi basonzeye kandi bakenera Imana kuruta byose. Bariyoroheje, barwana urugamba rwo kwigobotora amakuzo, ubwami n'ibindi bishuko by'iyi si. Bababajwe n'icyaha n'ubugome bibera muri iyi si, kandi bihatira kubirwanya bakoresheje intwaro z'ivanjiri, arizo urukundo, ukwemera no kwizera. Bihatiye kandi kugirira abandi impuhwe, atari uko bo bari baradamaraye kubarusha, ahubwo byose babigiriye Nyagasani. Bene abo kandi bemeye gutukwa, gutotezwa no kwicwa, bazira ko bamamaza kandi bahamya ukuri nyakuri ari we Yezu Kristo. Bemeye guhoza abandi, nyamara nabo batari babuze intimba n'amateka ashaririye yabashegeshe. Bene abo baharaniye kurangwa n'umutima ukeye, umutima uzira imbereka, uzira uburyarya n'ubucabiranya. Yewe n'igihe bamwe banyuzagamo bagatsikira, bahitaga babaduka mu bwo kwiringira impuhwe z'Imana, ntibahere mu cyaha, ntibahere mu ntege nke, ahubwo bakagarukira byihuse Nyagasani ukungahaye ku mbabazi n'impuhwe. Bityo rero bagororewe kubana n'Imana no kuyishengerera iteka ryose kandi mbona nkubone. Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana.
abatagatifu baganje rwose mu ijuru hamwe n'Imana Data kandi bunze ubumwe nayo. Nyamara kandi natwe abakiri muri uru rugendo hano ku isi, abo batagatifu ntibaturi kure. Abatagatifu bunze ubumwe natwe kandi baturi hafi muri uru rugamba rw'ubutagatifu. Mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 13 umurongo wa 13, Pawulo mutagatifu aragira ati kugeza ubu kwemera, ukwizera n'urukundo ko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi ni urukundo. Abatagatifu bo bageze mu ihirwe ry'ijuru, nta kwemera cyangwa ukwizera bagikeneye, kuko rwose bashyikiriye imbona nkubone ibyo bemeye bakanabyizera igihe bari bakiri hano kuri iyi si. Ubu rero bituriye bishyitse kandi bidasubirwaho mu rukundo. Imana ni urukundo, batuye muri yo ku buryo bwuzuye kandi buhoraho. Urwo rukundo ni narwo ruduhuza nabo rero. Baradukunda, baradusabira kandi baraduherekeza, bakanadushishikaza, bakanadutera imbaraga n'ishyaka mu guhangara ubutagerura urugamba rw'ubutagatifu twahamagariwe. No kuba bituriye mu Mana izi byose kandi ireba hose icyarimwe, aba batagatifu bituma bumva indimi zose zivugwa ku isi. Bageze ku ndunduro y'ubumenyi n'ubuhanga bwose. Ibi bituma nta shiti uwiyambaje umutagatifu wavugaga nk'igishinwa, ikinyarwanda, ikidage, kandi akamwiyambaza mu rurimi rwa mutagatifu wa mutagatifu atavugaga, aramwumva rwose kandi akamusabira ku Mana, kuko uwageze mu ijuru yumva indimi zose igihe zituranywe urukundo, ukwemera n'ukwizera. Abatagatifu rero baminuje mu ndimi zose kandi bakira amasengesho yose aturanywe ukwemera. Abatagatifu bose ni ishema ryacu twebwe rero abakristo. Kuba umuntu yarahawe batisimu, nanjye nahawe, yaramamaje ukwemera mpora namamaza, agahabwa Ukaristiya mpabwa kenshi kandi nshengerera, akagwa akabyuka akiyunga n'Imana na Kiliziya muri penetensiya nk'uko nanjye bimbaho, akaba yarakomejwe nkanjye, akaba yaritagatifuje nk'uwihaye Imana cyangwa se uwubatse kimwe natwe, none akaba atuye mu ihirwe ry'ijuru. Kuba hari byinshi twasangiye bijyana n'ukwemera kwacu, bintera ishema ryo kwitwa nanjye uwa Kristo. Umukristo nyakuri, igihe Kristo azigaragariza, azaba asa nawe, azamurebe uko ari mu by'ukuri. Tubisoma mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Bakristo rero, namwe mwese mushakashakana Imana umutima utaryarya, nimwishime munezererwe, dore mushonje muhishiwe. Bashumba ba Kiliziya, mukenura mu rukundo umuryango w'Imana, bihaye Imana muhamya hose urukundo rwa Kristo. Barayiki muhamya aho mubarizwa hose no mu byo mubarizwamo byose ko muri urumuri rw'isi. Bategetsi muyoborana urukundo abantu b'Imana mwaragijwe. Mwebwe mwese mworohera kandi mukorohereza iyogezabutumwa rya Kristo. Bana mwese mukunda isengesho, rubyiruko mwitwararika mu bugimbi bwanyu, mukihatira kunogera Imana no kubahiriza amategeko yayo. Mwebwe mwese munamba kuri Kristo mukamukomeraho, ndetse mukaba mwana muhorwa. Basaseredoti mukunda gushaka kandi no gutanga neza penetensiya n'ubujyanama bwa Roho. Mwese abashakashakana Yezu Kristo umutima utaryarya, nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Nta shiti, nimugerayo mu ijuru, muzasanga y'abatagatifu bakuru banyu bafite ndetse n'imidari n'amazina y'ibyiza bibaranga ubu ngubu. Ingero uzasangayo nka mutagatifu kanaka wari umwami, wari umusirikari, wari umubyeyi, wari umusaseredoti, wari umupapa, wari umujene, wari umubikira, wari umufurere. Uzasangayo mutagatifu kanaka wungaga abantu, wari umuhereza, wasomeraga abandi ijambo ry'Imana, wari umuririmbyi. Tuzasanga yandi mazina meza y'imirimo n'ubutumwa byiza bujuje muri iyi si. Urufunguzo rw'ubutagatifu rero ari nje ari nawe twarubona, twaba batagatifu. Urufunguzo rw'ubutagatifu nta handi ruri usibye mu kwifuza kwinjira mu ijuru no kubana n'abarituye. Iyo ibyo byiza by'ijuru bigukurura,
ntuba ugiha umwanya wa mbere ibi byo ku isi uzasiga bidatinze. Uziyumvamo ubukene bw'iby'ijuru, ubiharanire mu bwiyoroshye. Uzemera kubabara aho kubabaza abandi. Uzaharanira ubutabera ndetse no kugirira inyota ubutungane. Uzahora ugirira impuhwe abakene n'abarengana bose. Uzahora uharanira umubiri usukuye urwanya icyaha n'ingeso mbi. Uzahora ushakashaka amahoro no kwemera kuba wabitoterezwa. Abatagatifu rero bumva neza izo ngingo zose. Umuntu wese wumva izo ngingo nterahirwe nk'abo batagatifu kandi akazikurikiza, uwo nguwo azinjira mu ikuzo ry'ijuru kandi azabone urumuri ruhoraho. Urumuri rwacu ni Kristo. Umunsi mukuru mwiza w'abatagatifu bose, kandi ubwo butagatifu tubuharanire. Yezu Kristo arabutanga kuko ni nyir'ubutagatifu. Is